ikaze mu iteraniro ry'uyu munsi kandi Imana ibaha umugisha kuko niyo yabararitse kandi ntabwo yabararikira ubusa. Imana ibagiriye neza, rero dukomeze gutangira umwaka turi imbere y'Imana, dukomeze gutangira umwaka dusobanukiwe ibanga ryo kuba imbere y'Imana. Umugaragu w'Imana Dawidi we yabonye ko kuba imbere y'Imana niyo byaba ari umunsi umwe byamurutira imyaka 1000 ari mu nzu z'ibwami. Ijambo n'isezerano Imana yaduhaye muri iki cyumweru tugiye kumara dutekerezaho ni ijambo rivuga ngo Yesu Kristo atangira umurimo. Yesu Kristo atangira umurimo, dusome muri Matayo igice cya 4 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Nuza kubona umwanya wawe uze kusoma ugeze ku murongo wa 11. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Yesu ageragezwa na Satani. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Hamwe n'iri jambo rya buryo ki Yesu yatangiye umurimo we hano ku isi, reka banze mbabwira agakuru kerekeranye n'umukobwa w'umwami. Uwo mukobwa w'umwami abasore bazaga kumurambagiza, kandi ni ukuri yashakaga kumenya ese muri aba basore bose unkunda kurusha abandi ni uwuhe? Ese muri aba bose ninde ngomba guhitamo? Kandi yari mwiza rwose, kandi rero abasore rwose biyumvaga ko bagombye kumugira umugore we. Noneho umukobwa w'umwami rero aza gutanga itangazo, aravuga ati, ibyawe byose noneho ugomba kuba umugabo wanjye, muragomba gukora irushanwa ryo gusiganwa. Nzaba ndi ahantu kure cyane, noneho muzagerageza kwirukanka, uzahatanga abandi uwo ngo n'uzaba umugabo wanjye niwe uzagaragaza ko ankunda. Azaba yakoresheje uko ashoboye nawe abashe kwirukanka, nahatanga abandi azabasha kuba umugabo wanjye. Noneho umwami nawe isa uwo mukobwa aravuga ati, umva rero noneho kubera ko nanjye mfite ubutunzi bwose n'ibyo mu gihugu byose ari ibyanjye, nanjye ndajya mbabwiye ngo mwa basore mwe mushaka umukobwa wanjye, nzagenda mbashyirira impano hagati mu nzira. Noneho muzafata izo mukunze zose, mushobora no kuzaziha umukobwa wanjye mumugezeho, mushobora kuzaziha imiryango yanyu, mbese ntimuzagira ikibazo. Ibyo muzakunda byose nzashyira mu nzira, mbese uzajya ufata ibyo ushaka byose. Umwami rero akajya agenda nyuma y'ikirometero agashyiraho imifuka ya zahabu, ahandi agashyiraho ibintu byiza cyane. Nyuma ya metero 50 agakomeza agenda ashyiraho utuntu twiza dushimishije. Umunsi rero kugira ngo babashe kurushanwa no gutanguranwa aho umukobwa ari, abo basore barahaguruka batangira gusiganwa. Noneho icyo gihe bigaragara neza yuko abagendaga bakunda ufashe zahabu, ufashe izo mpano, mbese bagenda noneho barangarira muri ibyo, ndetse abandi bibabera umutwaro munini cyane, kubera ko umwami yari yashyize mu nzira yari yagiye ashyiramo ibintu byiza bishoboka byose. Ariko umwe muri abo basore ntabwo yigeze arangara ngo arebe ku ruhande, ntabwo yigeze yumva ko agomba gufata zahabu, ntabwo yigeze yumva ko agomba gufata izo mpano zindi. Icyo yari agambiriye ni ukugira ngo agende agere kuri uwo mukobwa. Aragenda agera kuri uwo mukobwa, nta bimuremereye, nta n'ibimubuza gusiganwa no kwiruka. Imana ishimwe cyane. Impamvu rero tuganiriye kuri ako gakuru ni uko umwami Yesu Kristo atangira umurimo we, nk'uko dusomye hano muri Matayo igice cya 4. Nubwo tutasomye ngo dukomeze, tubona yuko nawe ijambo ry'Imana riratubwira ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka. Maze ijambo maze ni ukuvuga ngo hari ikindi kibanza. Ni iki kibanza rero mbere yuko umwami Yesu yajyanwe n'umwuka mu butayu? Ikibanza nuko umwami Yesu yari amaze kubatizwa ku gihe cya Yohana Umubatiza, kandi ntabwo ari ukubatizwa gusa, ahubwo hari n'Imana yari imaze kumuvugaho. Urebye haruguru mu gice cya 3, ubwo umwami Yesu yari amaze kubatizwa ngo maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Haleluya, nguyu mwana wanjye nkunda. Noneho rero turabona ko Satani yagiye kumugerageza mu butayu. Ubwo butayu urebye hagati y'ubwo butayu naho umwami Yesu yabatirijwe ni nka kilometero 57, niko amateka atugaragariza. Noneho icyo gihe Satani iratangira kumugerageza, yamugerageza avuga ati, niba uri umwana w'Imana
niba uri umwana w'Imana. Kubera iki? Kuko mu kanya katambutse Imana yamuhamirije irabiti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ariko noneho Satani nawe araza ati niba uri umwana w'Imana. Urabyibuka ko n'ubundi Satani atangira kugerageza Adamu na Eva. Yambwiye ese koko Imana yaravuze ngo ese koko yaravuze ngo ntabwo mubyemerewe. Nuvuga ngo Satani ikintu ashaka ni ukugira ngo avane ijambo ry'Imana, akuvane mu masezerano y'Imana, noneho yimike imbuto yo gushidikanya. Ariko Imana ishimwe cyane kubwa Yesu Kristo. Reka nkubwire ngo Adamu na Eva bageragereshe ikigeragezo cyerekeranye n'ibyo kurya, ndetse Satani kuko yabonye yuko yatsinze Adamu wa mbere na Eva amutsindishije ibyo kurya, noneho icyo kigeragezo aza kukigerageresha umwami Yesu. Bigaragara ko yari ashonje, yari afite intege nke z'umubiri. Mbese tekereza iminsi 40 muri buriya butayu. Iyo usomye muri Mariko atubwira ko hari harimo n'inyamaswa, muri ubwo butayu hari harimo n'ibinogo, hari harimo n'imiyaga n'ubushyuhe, ndetse hari harimo n'amabuye. Noneho muri ayo mabuye hari harimo amabuye afite ishusho nk'iy'umugati. Noneho Satani ahera aho ngaho agira ngo agerageze cya kigeragezo gishingiye ku byerekeranye no kurya. Ariko Imana ishimwe cyane, umwami Yesu yahise amubwira ijambo ryanditse mu Gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 3 ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa. Handitswe ngo mu Gutegeka kwa 2 handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero tuba turi aha ngaha, ndetse n'abandi twateranye mu buryo bw'ikoranabuhanga bari kure, ni ukugira ngo twe gutungwa n'umutima gusa, ahubwo dutungwe n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka Imana. Reka nkwibutse ikintu kimwe. Satani ajya kugerageza umwami Yesu yari amuzi, yari asobanukiwe ko Yesu ari Kristo, yari asobanukiwe ko ari umwami, yari asobanukiwe ko yari azi misiyo yamuzanye, yari abizi ko adashobora kumunesha. Ndajya nkubwire ngo nawe arakuzi niba uza gusenga mu buryo wenda mu buryo bwo kumenyera. Arabizi niba warakiriye agakiza kandi niba ushikamye mu ijambo ry'Imana. Arabizi niba uri umwigishwa ushaka kwagura ubwami bw'Imana. Arakuzi, aragusobanukiye. Reka nkubwire, uzi ko asobanukiye, azi n'ibyanditswe muri Bibiliya. Uzi ko yabwiye umwami Yesu, iyo ukomeje gusoma hariya aramubwira ati mva rero noneho uraza tuzamuke tujye ku gasongero hejuru, noneho usimbuke kuko handitswe yuko Imana izategeka abamarayika bakagusama bakagufata kugira ngo udasitara ku ibuye. Icyo gihe Satani yavuze amagambo yanditse muri Zaburi ya 91 umurongo wa 11 n'uwa 12. Ibyo ngibyo yarabivuze. Ariko reka nkubwire ngo Satani ashaka gufata ijambo ngo arigoreke. Tugomba kuguma mu ijambo ry'Imana rizima. Ntabwo tugomba gukoresha ijambo ngo nuko ryanditse tukarikoresha mu gihe kitari cyo. Ngo niba uri umwana w'Imana ngo simbuka. Ese Yesu Kristo ntabwo yazanywe no kugira ngo yereke Satani ko agomba gusimbuka, ahubwo cyari ikigeragezo cy'ibyubahiro. Abantu bakunda ibyubahiro cyane. Iyo ugiye ahantu wenda bakakwibagirwa, bakicaza abandi, wowe ugasigara uhagaze hariya, wumva umeze gute? Ariko umwami Yesu Kristo ahubwo atumva rero ijambo ry'Imana rikubwira ko utagomba kugerageza Uwiteka Imana. Nanone umwami Yesu Kristo ahita amujyana mu byanditswe. Birantangaza cyane, umwami Yesu Kristo yakunze kuvuga amagambo n'ubundi yanditswe mu Gutegeka kwa 2, ya magambo Mose yabwiye Abisirayeli mbere yuko binjira mu gihugu cy'i Kanani. Kubw'ibyo rero natwe turi gutangira umwaka. Dutangira umwaka gute? Abanyeshuri muri gutangira igihembwe cya 2. Muratangira igihembwe cya 2 gute? Icyo ugiye gutangira cyose hari uburyo Yesu yatangiye umurimo. Icyambere nuko yafashe umwanzuro wo gusenga. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ajyanwa n'umwuka mu butayu gusenga. Daniel ageze i Babuloni, ikintu cya mbere yakoze ni ikintu gusenga. Yafashe umwanzuro wo gusenga, ndetse akomeza gusenga 3 ku munsi ashima Imana. Ibyerekeranye n'uburyo bwo gusenga tuzabigarukaho ku cyumweru, ariko ndababwira ngo ikintu cya mbere umwami Yesu n'ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa riratubwira ngo aho Pawulo yageraga, ikintu cya mbere yakoraga ni ugushakisha aho gusengera, ni ugushakisha ahantu yabona akanya ko gusenga. Umwami Yesu Kristo atangira umurimo we hano kuri iyi si amaze kugira imyaka 30, icyo yakoze ni ugusenga. Ni umwanzuro wo mu butayu. Umwanzuro wo mu butayu ni umwanzuro wo gusenga. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana yabwa icyubahiro. Turabona ibigeragezo byo mu buryo butatu umwanzi Satani na n'uyu munsi ni ibigeragezo akunda gukoresha. Ikigeragezo cyerekeranye n'ibyo kurya, ikigeragezo cyerekeranye n'ibyubahiro, n'ikigeragezo cyerekeranye no gukunda iby'isi.
ubutunzi bwo ku isi. Ati nupfuka mukandamya biriya byose ureba ndabiguha. Yashatse kwibagiza ko ibyo byose ari umwami Yesu wabiremye. Satani ashaka kugira ngo akwereke ibintu bifatika, noneho agutwara ubugingo. Erega burya ibigeragezo by'umwanzi Satani nk'uko turi kubibona mu ijambo ry'Imana, ugasanga umuntu ntabwo ari gushaka kwera imbuto zikwiriye abihannye, akagerageza kwigaragaza inyuma uko bigaragara, nyamara kandi burya ibigaragarira inyuma biba byavuyemo imbere, ibyo babyita umuzi. Iminsi tuzabigarukaho, ariko reka mbabwire ngo burya uburyo butatu umwami Yesu Kristo yatangiye. Icya mbere ni uko yafashe umwanzuro wo mu butayu, ni umwanzuro werekeranye no gusenga. Icya kabiri ni ugukomera ku mwanya wo kuramya Imana. Gukomera ku mwanya wo kuramya Imana. Nuvuga ngo Satani yabaza ati nupfuka mukandamya. Burya ikintu cyose ukunda ukagitekerezaho ku manywa na nijoro, ukumva ugihaye umwanya munini cyane, icyo kiba kibaye ikigirwamana, icyo uba ukiramya. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo turamye Uwiteka Imana yonyine. Uzi ko umwanzi Satani ashaka kugira ngo abuze abantu kuza mu materaniro, akabashyira mu bindi. Ahubwo ati aho kugira ngo ujye imbere y'Imana gusenga, ahubwo ndumva wakora ibi ngibi, ndumva wakwishakira umubyizi. Ibyo ni ukuvuga ngo ni kwa kundi akereka umuntu ibintu byamuzanira inyungu, nyamara kandi aramutwara ubugingo. Kubera iki? Kuko iyo turi imbere y'Imana nk'uko Imana ibana natwe, ni ngombwa ko dukomera ku mwanya wo gusenga no kuramya Imana. Mu Baheburayo igice cya 10:25 ngo nuko mwe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo uko mubonye ibya munsi wegera murushaho guterana, murushaho kugenza mutyo. Kubera iki? Kuko Matayo 18:20, kuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye ndaza nkaba hagati muri bo. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero umwanzi Satani ashaka kugira ngo atuvane mu ibanga ryo gusenga no kuramya, mu ibanga ry'amateraniro. Kubera iki? Kuko azi ko niho tuvanira isezerano ry'Imana, niho tubonera kubana n'Imana. Kandi gusenga no kuramya n'amateraniro ni umugisha ugendana n'agakiza. Iyo umaze kwakira agakiza, icyo ukurikizaho ni ugusenga, icyo ukurikizaho ni ukuba imbere y'Imana mu buryo bw'amateraniro. Ibintu bibiri rero umwami Yesu Kristo yakoze. Icya mbere ni umwanzuro wo mu butayu ujyanye no gusenga. Icya kabiri ni ukuramya Uwiteka Imana, tukaba ariyo dukorera yonyine. Icya gatatu ni ugukomera ku ijambo rizima ry'Imana. Reka nkubwire ngo iyo ukomeye ku ijambo rizima ry'Imana, umwanzi Satani araguhunga. Imana ishimwe cyane. Kubera ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, kugira ngo tubashe gusenga Imana, kugira ngo tubashe kuguma mu ijambo ry'Imana. Bene data bo mu itorero rya mbere bakomezaga kuguma mu ijambo ry'Imana, ntabwo basibaga gusubira mu byanditswe, ntabwo bibuzaga gukomeza gusangira ijambo ryabafashije buri munsi, haba mu rusengero, haba mu ngo zabo. Bakomezaga gushishikarira iby'intumwa zigishaga. Ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, ntabwo bigomba kurangirira hano mu iteraniro, ahubwo buri munsi ugomba gusubira muri rya jambo ry'Imana, ukongera ukareba aya magambo yanditse muri Matayo igice cya 4, ukareba buryo ki umwami Yesu Kristo yakomeze kunesha kandi yifashishije ijambo rizima ry'Imana. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Haleluya! Kubera iki? Kuko umwami Yesu yari azi neza ijambo ryanditse mu Gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wawo wa 3. Reka nkubwire ngo umwami Yesu Kristo amaze kunesha ibyo bigeragezo byose, abineshesheje umwanzuro wo gusenga, amaze kunesha kubw'umwanzuro werekeranye no kuramya Imana ndetse no gukomera ku ijambo ryayo. Reba icyo Imana yakoze ku murongo wa 11 ngo umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Imana ishimwe cyane. Haza abamarayika baramukorera. Ndakwibutsa mwene data muvandimwe yuko twemererwa abamarayika bo kudukorera. Abamarayika bazamura ibyifuzo byacu nk'umubavu uhumura neza mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 8, noneho bakagarura n'ibisubizo. Imana ishimwe cyane. Mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 14 hari isezerano y'uko Imana yohereza abamarayika. Hezekiya ubwo yoswaga igitutu n'ingabo zashaka kumutera kandi nta n'imbaraga yari afite zo kubarwanya, nuko ahindukira
Uwiteka Imana asenga Imana, maze icyo gihe Imana yohereza abamarayika baramurwanirira. Imana yohereje abamarayika ku gihe cya Daniyeli ubwo yari ari mu rwobo rw'intare. Imana yohereje marayika ku gihe cya Petero ubwo bwari buri buke Herode akamwica, nuko biza kurangira ari Herode upfuye mu cyimbo cya Petero. Kubw'ibyo rero uyu munsi dutangire icyo utangira cyose, niba ari uyu mwaka turi gutangira wa 2022, tuwutangirane ibanga n'iryo Yesu Kristo yakoresheje ubwo yatangiraga umurimo we wa hano ku isi. Kandi Imana nawe izakohereza abamarayika bakurwanirire. Nta mpamvu yo kwirwanirira. Abagiye gutangira amashuri, muyatangire mufite ibanga ryo kubana n'Imana, mufite ibanga ryo kuba imbere y'Imana, mufite ibanga ryo gukomera ku ijambo rizima ry'Imana, maze muzabona buryo ki Imana izabaho umugisha. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu turagushima ko wohereje Yesu Kristo kugira ngo aze hano kuri iyi si, aravuka amera nkatwe abantu kugira ngo abashe kudukiza, kudupfira no kuducungura. None ariho ni muzima. Udushoboze Mwami mu gihe dukomeze gutangira uyu mwaka wa 2022 kugira ngo tuwutangirane umwanzuro wo mu butayu, umwanzuro wo gusenga, kandi tugire ibanga ryo kuramya Imana yonyine, ndetse twikomeza ku ijambo rizima ry'Imana n'amasezerano meza Mana uduha, kugira ngo muri uyu mwaka tubashe gutahukana intsinzi nta biturangaje, tutabashe gutsindwa n'ibitugerageza, ahubwo dutahukanye intsinzi mu izina rya Yesu. Habwo Uwiteka Imana kuko uri ku ruhande rwacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu. Amen.